imashini ibyara igihe kirageze ngo isimbure umugore. Igitekerezo cy'inda y'ubukorikori cyangwa se nyababyeyi inkorano, imashini karundura mu guhuza intangangore n'intangangabo igakora umwana ushyitse bidasabye ko mama wamutwita amezi 9 agenda yandara aciragura inzira yose, ni kimwe mu bintu kuva na kera cyashyizwe imbere ku rutonde rurerure rw'ibikorwa mpimbano bishingiye ku bikorwa byo mu rwego rwa siyanse, aho biba bishingiye ku bimenyetso. Gusa ibi byo akenshi bishyira abantu mu rujijo. Artificial wombs cyangwa se inda mpimbano, aho ndi bukoresha ijambo mu kiganiro cyacu, uhite werekeza ibitekerezo ku mashini y'ibirungushe nk'igipurizo ifite ibintu nkenerwa byose imbere indani bishobora gutuma umwana wavutse igihe kitageze ashyirwamo akahakurira yumva nta tandukaniro no mu nda ya nyina, cyangwa se igahurizwamo intangangore n'intangangabo ikarera urusoro kugeza itanze umwana muzima kandi ushyitse nyuma y'amezi 9. Nyababyeyi mpimbano, igisobanuro cy'iri jambo gihuza amashusho duhora mu bwenge y'uko umwana aba ameze mu nda y'umubyeyi, ahanini twigishwa dushushanyirijwe n'abarimu bacu ba siyanse mu mashuri, gusa tukaba tutarabona uko biba bimeze imbona nkubone. Mu byumba by'iyo nda y'umubyeyi byuzuye ubwenge n'ubuhanga utapfa kwiyumvisha byoroshye. Gukora inda y'ubukorikori byagaragajwe nk'ibishobora gukiza abana batabarika impfu z'imburagihe cyangwa se ubumuga ubuzima bwabo bwose, kandi bigashyira iherezo ku bugumba binyuze mu buryo bwo gukura intanga mu bantu zikorerwa mu byumba byabugenewe. Ibi bishobora kwemerera umugore kugira umwana bitanyuze mu nzira tumenyereye zo gutwita amezi 9 bikarangira wibarutse, kandi bigafasha cyane umugore mu gihe ubundi buryo bwananiranye cyangwa mu gihe gutwita byashyira ubuzima bwe mu kaga. Gusa kimwe n'irindi terambere ryose ahanini bishingiye kuri siyanse. Inda mpimbano nazo ziri mu bitera benshi impungenge kubera ibibazo byinshi babona bishobora guturuka kuri iryo koranabuhanga, ahanini bishingiye ku bumenyi n'imyitwarire isanzwe imenyerewe muri kamere. Nyababyeyi mpimbano yashyizweho kugira ngo yigane uburyo bwose bukenewe bwa physiologique mu gihe cyo gutwita. Ni iyindi ntambwe kuva muri kamere twerekeza mu isi y'imibereho benshi gusobanukirwa bibera inshoberamahanga, aho bidusaba kurenga imipaka n'imbibi karemano, imibonano mpuzabitsina no kubyara biteshwa agaciro. Amahirwe ndetse n'amahitamo yo kubyara umwana hifashishijwe imashini nk'inda y'ubukorikori ni ingingo ikomeje gukorwaho ubushakashatsi uko iterambere rikomeza kwatanya. Ese ubundi twavuye he? Turiho ubu? Kandi se turerekeza he mu ikoranabuhanga ry'ikorwa ndetse n'ikoreshwa ry'inda z'ubukorikori? Nyababyeyi mpimbano muri iki gihe, kandi se ni izihe mbogamizi n'akaga k'ikoranabuhanga nk'iryo? Ibyo nibyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro nateguye ngendeye ku bimenyetso bifatika byagaragajwe n'abahanga mu nkuru ndetse yanditswe n'ikinyamakuru cyo mu Buholandi cyitwa La Formatrice Dagblad ku ya 30 Ukuboza mu mwaka wa 2022. Reka ntangire mbaha ikaze muri iki kiganiro. Nge nitwa Mimi Mireille. Inda y'ubukorikori ni igikoresho cyakorewe gushingirwaho no kugira uruhare fatizo mu iremwa ry'uruhinja hanze ya nyababyeyi y'umugore no kwikorwa ry'urusoro nyuma yo guhuza intangangabo n'intangangore gukomereza ku ikorwa rye kugeza umwana ushyitse avutse bivuye kuri iki gitekerezo, aho gusama cyangwa ihura ry'intangangabo n'intangangore bibera hanze y'umubiri bizwi nka ectogenesis. Hari abatari bake bemeranywe na Theo Boer, ni umwarimu w'umuholandi wigisha amasomo ajyanye n'imyitwarire ya muntu ikizwi nka psychology muri kaminuza ya teolojiya y'abaprotestani mu mujyi wa Groningen w'Ubuholandi. Uyu ntiyasibye kunenga cyane ubu buryo bwo kurema no kurerera abana mu nda cyangwa se nyababyeyi y'ubukorikori. Ati izi tekinoloji ni ikindi kimenyetso cyerekana ko by'umwihariko igitsina gore kidakenewe na gato kandi gikomeje gutesha agaciro muri sosiyete, kuko gikomeje kwamburwa imirimo ahanini yabaheshaga agaciro. Sinshobora kwiyumvisha uburyo iri koranabuhanga ryiswe uburyo bwo korohereza abagore. Kuri ubu iterambere mu bijyanye n'ubuvuzi bw'imyororokere n'ikoranabuhanga rimaze gutuma byinshi bishoboka mu bushobozi bwo gufasha abashakanye bafite ubugumba ndetse no gufasha imiryango ikunze guhura n'ibibazo by'uburumbuke. Ku isi yose kubyara imburagihe ni impamvu nyamukuru itera urupfu mu bana bari munsi y'imyaka 5. Impamvu imwe mu zatumye Westin na bagenzi be agira igitekerezo cyo kurema nyababyeyi y'inkorano mu mwaka w'1958. OMS ivuga ko buri mwaka abana miliyoni 15 bavuka imburagihe, muri bo miliyoni 1 bapfa bazize ibibazo by'ubuzima biterwa nabyo,
mu rwego rwo kugabanya impfu z'abana bavuka, byaje kugera ku buhanga bwabyaye iterambere rya tekinoloji ya Omnion na Placenta bakunze kwita artificial wombs, yakozwe bagendeye ku kintu ku kindi mu bigize inda ibyara y'umugore mu rwego rwo kuzagera ubwo bakora ndetse bagakorera uruhinja muri iyo mashini. Iyi mashini ndetse n'ubu buryo bwavumbuwe na Westin na bagenzi be mu mwaka w'1958. Uyu niwe wakoze ndetse ateza imbere imashini yafashwe nk'inda ya mbere y'ubukorikori cyangwa se nyababyeyi y'inkorano. Kugeza ubu gushyira mu bikorwa no guhitamo gukoresha inda z'ubukorikori byabaye nk'igisubizo ku bibazo ndetse n'umutekano byose byerekezwa ku iremwa ndetse n'ibyarwa ry'umwana. Mu bihe bya kera abana babaga bavutse imburagihe ntibakundaga kubaho kandi babagaho bafite ibyago byinshi byo guhura n'ibibazo by'ubuzima mu buzima bwabo bwose, nk'ubumuga bwo mu mutwe, kutumva neza cyangwa se no kutabona. Inda cyangwa nyababyeyi inkorano yatumye abana batagejeje igihe bashobora gusubizwa mu nda y'ubukorikori yagenewe kwigana uburyo busanzwe bwo gutwita. Ibi byarokoye ubuzima bw'abana babaga bavutse batagejeje igihe cyo kubaho. Izi ni zimwe mu mpamvu nyazo abahanga benshi muri iki gihe barwanira gukomeza guteza imbere ubuhanga mu ikorwa ry'imashini ziri hafi gusimbura umuntu mu rugendo rwo kororoka binyuze ku kwibaruka. Mu mwaka w'1996 kaminuza ya Shutendo muri Tokyo ni imwe mu zakoze ubushakashatsi kuri iyo ngingo. Ni umushinga wari uyobowe na Yoshinori Kuwabara. Ni sisitemu yakozwe hifashishijwe udusoro tw'ihene 14 twahise dushyirwa mu mazi ya amniotic artificial. Ibi bikorerwa rimwe no kubangurira ihene ibi bisanzwe tuzi. Nyuma y'amezi 5 muri sisiteme yari yakozwe havuyemo umwana w'ihene muzima kandi avukira igihe kimwe n'uwavutse ku ihene y'imbyeyi. Kuwabara yakomeje kwizera ko iyi sisiteme izanuzwa hanyuma ikazakoreshwa ku bantu. Mu mwaka w'2017 abashakashatsi bo mu bitaro by'abana bya Philadelphia bagaragaje ko ubuzima bushoboka mu nda y'ubukorikori cyangwa umufuka w'ubuzima, imashini ikora ikanarera abana. Mu myaka ya za 90 laboratoire yo muri Tokyo yari yakoze ubushakashatsi nk'ubwo bwatsinzwe. Mu myaka ya mbere y'ubuvuzi bw'ikoranabuhanga byageze ku kwiremeranya ababyeyi, hateguwe ibishushanyo mbonera bibiri by'ingenzi byerekanaga uko inda y'ubukorikori izaba iteye byitwa Biobag hamwe na Even Platform. Hakoreshejwe igishushanyo giteye gutya: igipurizo cyujujwemo amazi arimo ikinyabutabire cyitwa amniotic artificial, icyitwa catheters, oxygene n'intungamubiri nabyo bishyirwa muri iki gipurizo. Nyuma yaho bahurijemo intanga z'imfizi z'intama n'iz'ishashi y'intama, bakurikizaho gukurikiranira hafi umwana w'intama kuva ku ntangiriro kugeza bakuyemo intama nzima, kandi ibi byagenze neza. Umwana w'intama aza afite ubuzima bwiza 100% nk'ubw'umwana w'intama n'ubundi wavutse mu buryo dusanzwe tumenyereye bwo kubangurirwa kw'ishashi y'intama kugeza ku kubyara kwayo nyuma y'amezi 5 angana n'iminsi 150. Birumvikana ko abana b'intama atari abantu. Benshi bahereye aho bemeza ko bishoboka ko iryo koranabuhanga ritazashoboka cyangwa ngo ribe ryakoreshwa ku bana b'abantu. Gusa nyuma yaho ubushakashatsi ku binyabuzima bitari abantu nibyo byifashishijwe mbere y'uko abahanga nka Westin na bagenzi be batekereza gutangira gukora izindi nda cyangwa nyababyeyi zakozwe mu bantu. Imiti mpimbano yakozwe igashyirwa muri izo mashini hagamijwe kugeza intungamubiri na oxygene muri sisiteme ifasha umwana gukurira mu mashini, aho umutima mpimbano nawo uba ufite inshingano yo gutembereza amaraso muri iyo mashini. Ni bimwe mu by'ingenzi ku kurema no gukurikiranira hafi ubuzima bw'umwana mu mashini. Igihe cyarageze inda y'ubukorikori ihabwa ubushobozi bwo gufasha uruhinja mu mikurire yarwo yose, kuva ku iremwa kw'ingirabuzima fatizo kugeza ku kuvuka k'umwana wujuje byose. Birazwi neza ko mu gihe umubyeyi atwite, uruhinja na nyina bahana amakuru binyuze mu misemburo ihora itembera umubiri w'umugore ndetse n'ibimenyetso bya genetike bigena uko umwana azaza ameze, niba azaza asa na mama we, papa we, umuntu wo mu muryango we, cyangwa se niba azaza afite ibara ry'uruhu rihura neza n'iry'ababyeyi be. Umubiri w'umubyeyi utanga uruvange rwa proteine, liquide, carbone, imyunyungugu hamwe n'ibindi bintu bigira uruhare mu mikurire y'uruhinja.
Ibi ni bimwe mu bintu byiganywe akantu ku kandi n'abahanga kugeza bageze ku gukora nyababyeyi inkorano ishobora kurema no gufasha umwana nk'uko nyababyeyi mu nda y'umubyeyi ibikora neza. Iri koranabuhanga ryorohereje abafite ibibazo byashoboraga gutuma batabyara, nk'abafite nyababyeyi yangiritse cyangwa bayikuyemo bitewe n'ubwivumbure bw'umubiri. Kubyara bidasabye gusama biba uburyo bworoshye kandi bushoboka. Bamwe bemeza ko ejo hazaza abakoresha bazajya basaba abakozi b'igitsina gore gukoresha inda z'ubukorikori mu gihe bifuje kugira abana kugira ngo ikiruhuko cyo kubyara gikurweho. Ubu ahantu henshi ku isi hari ibigo bikora abana mu buryo twagarutseho byinshi bifite ubushobozi bwo gukora abana bagera ku 30,000 buri mwaka. Bitanga serivisi nka programme yo gukurikirana iterambere ry'umwana nka Elite Park, igufasha guhitamo uburebure, ibara ry'amaso n'ibindi umwana wawe agomba kuza afite. Ejo hacu ni igihe cyiza cyo kwitega ko izina umubyeyi ahanini ryitirirwa umugore rikomotse ku nshinga kubyara rizimurirwa ku mashini kuko arizo zizaba zikora ako kazi 100%. Ni mu gihe benshi nka 3/4 byabo muhura mu nzira bazaba barabyawe hifashishijwe imashini. Ikizagutangaza ni uko uzajya ubona nta tandukaniro uzajya ubona riri hagati yawe nawe. We wavutse mu buryo busanzwe bwo guhuza ibitsina hagati y'umugore n'umugabo, umugore akihanganira gutwita amezi 9 yose nyuma akishimira guterura umwana we. Ni igihe abakoresha bazajya bashyira mu masezerano basinyisha abakozi babo b'igitsina gore ko bagomba kwemera ko mu gihe bazumva bashaka kubyara bazajya bakoresha buno buryo, ndetse ibi ni bimwe mu bizatuma benshi bifuza gukoresha b'igitsina gore ahanini babangamirwaga n'igihe cyo gutwita ndetse no kubyara, aho bakenera ikiruhuko mu gihe runaka kidasiba kugira ingaruka zirimo n'umusaruro muke mu kazi bakora. Ejo hazaza hiri koranabuhanga ni igihe gitangaje. Ni inzira yo kurema ubuzima cyangwa se kubufasha, kuko ubu buryo n'izi mashini zinafasha abana bavuka bataruzuza amezi 9 akwiriye ngo umwana bamaze kwikorera iyo nyababyeyi. Icyo gihe ubuhanga n'ubugenge mu ikoranabuhanga rizwi nka electrolife cyangwa se artificial wombs nibyo bizaharirwa inshingano zose zo kurema no kwibaruka abana, uko ibisekuru bizagenda bikurikirana kugeza igihe uzajya uhura n'umugore utwite bikagutangaza, kimwe nuko iyo wumvise ubu buhanga nk'uko abavukanyi babivuga wumva bigushobeye. Aho tugeze ubu icyo benshi basigara bibaza n'ejo hazaza hiri koranabuhanga n'ishusho yagutse yaryo ku isi y'ejo hazaza, ndetse n'abantu bakomeje gukorwa muri ubwo buryo. Ahanini abantu benshi batarya n'indimi bakemeza ko baba batari abantu nyabantu, ko wenda bashobora kuba hari icyo barusha cyangwa se wenda icyo babuze ugereranije n'abantu bo guhera mu binyejana byabanjirije ikinyejana cya 20. Ni naha dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Njye wumva kuri mikro nitwa Mimi Mireille. Kanizere ko iki kiganiro cyagukoza ahantu. Dusubire bidatinze, wakoze cyane. Naho utaha.